ndagusuhuje wowe tubona umunsi ku munsi kuri iyi cano y'umuyoboro w'ijambo ry'Imana, kandi nanagushimira wowe wamaze gukora subscribe n'utarayikora tumusaba yuko yayikora kugira ngo dukomeze tubane muri gahunda z'ijambo ry'Imana, kandi biba byiza cyane bikaba n'akarusho iyo abanyabwenge bubaha Imana. Nkamwe mwese rero tubana umwanya ku mwanya muri abanyabwenge ndabizi neza, rero iyo twubaha Imana by'umwihariko biciye mu ijambo ryayo ni iby'igiciro gikomeye cyane. Tugarutse rero muri ya gahunda yacu yo gusoma Bibiliya nk'uko bisanzwe, tukaba turi gusoma igitabo cya Zaburi, tukaba tumaze gusoma kuva kuri Zaburi ya mbere kugera kuri ya 17. Ushobora kwibaza ngo bimaze iki, bifasha abantu batabona umwanya wo gusoma. Uyu munsi rero tugiye gusoma Zaburi ya 18, ni Zaburi ndende igera ku murongo wa 51. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'iyi ndirimbo. Ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli, ati ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye. Niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi, maze isi iratigita ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Imanura ijuru iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, igurukishwa vuba n'amababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ubwihisho kuba ihema ryayo riyigose, umwijima w'ibiremeshwa amazi, ibicu bikomeye byo mu ijuru. Ubwiza burabagirana buri imbere yayo, butuma ibicu byayo bikomeye bigenda, hakagwa urubura n'amakara yaka. Kandi Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, usumba byose avuga ijwi rye, hagwa urubura n'amakara yaka. Arasa imyambi ye, atatanya abanzi banjye, niyo mirabyo myinshi arabirukana. Maze ubutaka bwo hasi y'amazi buraboneka, imfatiro z'isi ziratwikururwa kubwo guhana kwawe Uwiteka, kubw'inkubi y'umwuka uva mu mazuru yawe. Uri mu ijuru arambura ukuboko, aramfata ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyagaga, kuko bandushaga amaboko. Bari banenze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo angira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiriye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi nakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye, kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo yanakuye imbere yanjye. Kandi nabanaga nayo ntungana, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka nyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye kutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, utunganye uziyerekana nk'utunganye, utanduye uziyerekana nk'utanduye,
ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye, kuko uzakiza abacishijwe bugufi, ariko amaso yibona uzayasubiza hasi. Ni wowe ukongeza itabaza ryanjye, Uwiteka Mana yanjye, n'umurikira umwijima wanjye, kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryavugutiwe n'ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Ninde Mana atari Uwiteka? Ninde gitari kitari Imana yacu? Niyo Mana inkenyeje imbaraga, igatunganya inzira yanjye. Niyo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Kandi wampaye ingabo inkengera, ariyo gakiza kawe, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ubugwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye mbageraho, sinahaguruka batarimbutse. Narabamenaguye ntibabasha kubyuka, kandi baguye munsi y'ibirenge byanjye. Kuko wanyenyije imbaraga kurwana, abampagurukiye bakantera warabangomororeye. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu, kugira ngo ndimbure abanyanga. Baratakambye ntihagire ubakiza, batakiye Uwiteka ntiyabasubiza. Maze mbasya nk'umukungugu utumurwa n'umuyaga, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira. Wankijije imirwano y'abantu, wangize umutware w'amahanga, icyanga ntigeze kumenya byarankoreye. Bumvise inkuru yanjye, uwo mwanya baranyoboka, abanyamahanga barangomokeye, barankeshya. Abanyamahanga babaye imihonge, bava mu bihome byabo, bahinda imishyitsi. Uwiteka uhoraho, igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Ni wowe Mana imporera, ikangomororera amahanga nkayatwara. Inkiza ababisha banjye, ni koko unshyira hejuru y'abampagurukira, unkiza umunyarugomo. Nicyo gituma Uwiteka nzagushima mu mahanga, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Aha umwami yimitse agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yasize, ni Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Amen. Iyi ni zaburi ndende dusomye ya 18. Rero nyuma y'iyi zaburi cyangwa n'ibindi bitabo byose tuba turi gusoma, ujye wicara utekereze uvuge ngo njyewe n'iki nkuye mu ijambo ry'Imana. Nawe ubyibaze ngo n'iki ukuye mu ijambo ry'Imana. Reka nsoreze aha rero nkubwira yuko ufite igitekerezo, inyunganizi n'ikindi cyose cyifuzo n'ikindi wifuza kutugezaho, watwandikira kuri WhatsApp 250 78 398 0392. Imana iguhe umugisha wowe tubanye muri iyi gahunda yo gusoma Bibiliya. Amen.